Ikaze kubakurikira amakuru yacu uyu munsi. Ni amakuru mutegurirwa na HDI mukamugiye kuyagezwaho nanjye Niyomugabo Jeannette. Hashize ukwezi hatangiye gahunda nshya yo kuvura ndetse no gushakisha abarwayi banduye malaria mu mudugudu igize umujyi wa Kigali. Mu mirenge 15 mu mujyi wa Kigali iyi gahunda yakorewemo basanze abarwayi fatizo barwaye malaria ari 14,787. Abagize imiryango y'abarwayi bangana n'50,147. Abapimiwe mu miryango yabo ni 34,933. Abasanzwemo malaria bakaba bangana na 30% ari 10,399. Nk'uko Minisiteri y'Ubuzima ihora ibishishikariza abaturage kurandura malaria ni inshingano za buri wese. Bafatanyije n'ibigo nderabuzima bikora mu karere ka Nyarugenge, ikigo cy'ubuzima n'uburenganzira HDI ishami rya Nyarugenge bateguye kwegereza serivisi abaturage bo mu murenge wa Nyakabanda, Rwampara ndetse na Rugarama. Ku ikubitiro batereye mu murenge wa Nyakabanda bafatanyije n'ikigo nderabuzima cya Kabusunzu. Izi ni igena aratugezaho ibyakozwe ndetse n'umusaruro byatanze. Dufatanyije n'ikigo nderabuzima cya Kabusunzu kiri mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda, turi mu cyumweru cyiza cyo kwegera abaturage ku bijyanye no kubasuzuma indwara zitandura twita NCD ndetse n'ubwandu bwa virusi sida ndetse n'indwara na family planning cyangwa se kuboneza urubyaro. Uyu munsi twatangiye twagize umugisha wo kubona abantu bifuza serivisi ko mu minsi 3 tumaze mu iki gikorwa twashe kubona abantu 460 bipimisha virusi sida. Umunsi wa mbere aribwo bwa mbere bipimishije, ndetse tubasha no kubona abandi bantu bakeneye izo serivisi jyanye no kuboneza urubyaro ndetse no kwipimisha indwara zitandura harimo umuvuduko w'amaraso ndetse na diabete. Igikorwa kirakomeje kuko abo twasanze bafite ikibazo cyangwa se bafite agakoko ka virusi sida twabagira inama yo kwegera umuganga w'ikigo nderabuzima cya Kabusunzu ko n'umudasanzwe akora mu karere mu murenge mu icyo kigo nderabuzima kugira ngo abafashe byisumbuyeho. Abadafite agakoko ka sida twabashije kwirinda, aho twabashije kubahereza ibikoresho byo kwifashisha harimo udukingirizo ndetse n'ubujyanama, kandi babyishimiye kuko abaturage byagaragaye ko byari bikenewe. Ku bijyanye n'indwara zitandura nazo aho twagiye dusanga bafite risque cyangwa se bafite benda kugira mu mutuku, benda kugira indwara ziri hejuru, abo nabo tukabagira inama yo kubahiriza imirire n'iminywere ndetse no kwegera muganga kugira ngo abashe kubakurikirana bitaye byagera ku rwego rurenze rwo kuba yakwivuza. Muri rusange igikorwa kirakomeje kuko twabashije no kubasobanura ibijyanye n'uboneza urubyaro, aho twabashije kubona urubyiruko rwinshi rw'abakobwa ndetse n'abamama bifuza izo serivisi kandi ubona bazikunze cyane. Igikorwa kirakomeje kuko turifuza ko iki cyumweru ndetse n'abutaha twakomeza mu bigo nderabuzima byacu mu karere ka Nyarugenge, aho tuzafatanya n'ikigo nderabuzima cya Rugarama ndetse na Rwampara kugira ngo nabo twegere abaturage baho kugira ngo nabo bamenye uko bahagaze. Ni dusoreje amakuru yacu uyu munsi. Njye mwari kumwe ndi Niyomugabo Jeannette. Mwakoze kubana natwe.